ni gute wumva yuko ugiye kuzanamo undi muntu warangiza ukabanga uwo muryango uzaba ijuru? Ntago bihari, aho nta juru rito rihari, ahubwo ni struggle ugiye kujyamo, kuko ugiye kuzana nawe n'undi mukonsomateri gorana. Iyo uri umugabo udafite mu ntekerezo hakomeye, utangira kumva ko umugore yakwanze, ugahita ukumva uko ubuzima bwanze, ugahita wumva urugo rutangiye kukubihira. Ariko iyo umenye ko ari ibyo bihe umugore yagezemo, umenye uko bimufashamo neza kandi akabisohokamo urugo ruduhungabanye, nawe utumva ko umugore yagize gute, yakuretse. Impamvu twenda turi kwitaye, ukabona ni akamarayika kari aho, ugakwitana n'umutipe nawe witayeho, avuga uti beg bogari mbonye. Ariko iyo mugeze mu rugo, kubera inshingano ziba zabaye inshingano, muvuga ngo mwabyaye, umwana akeneye kujya gardienne kandi gardienne zirahenze, ntabwo wa mugabo wawe azongera kubona igihe cyo kujya muri gym ngo aterure ibyuma y'amatuza agire gute ahagarare, kuko afite imishinga myinshi. Umugabo nyamugabo afite imishinga myinshi ku buryo arara atagize gute, adasinziriye. Na wa mugore rwa rukundo rwose yajyaga guha, watangiye kurugabana n'abana yagize gute, yabyaye. Niba winjiraga akajya kukwakira, akaguha ke, akakwitaho, arajya kukwakira, umwana bararize, abarasimbutse agiye kugira gute, uhoza umwana. Kwihangana nicyo kintu cya mbere cyubaka urugo, kuko wa mukobwa ntiyigeze akwereka uruhande rwe rw'intege nkeya, nta rwigeze akwereka ingeso ze mbi. Ariko nugisha inama nawe musore, ugisha inama abubatse, ubanze ubaganiriza, umenye ngo kandi ugisha inama abantu bafite ingo nziza, kandi babandi bakubwira ngo abagore ni babi, cyangwa nawe mukobwa ngo ugisha inama babandi bakubwira ngo abagabo ni babi. Umugore yaba mubi kimwe n'uko umugore yaba mwiza, umugabo yaba mubi kimwe n'uko n'umugabo yaba mwiza. Rero azaba mwiza wabigizemo uruhare, kandi azaba mubi wabigize gute, wabigizemo uruhare. Mu gisenya ni umubabaro, gusenya ni ugusuzugurwa. Hari igihe uwo umugabo mu rugo wubashywe na sosiyete ikubaha, ariko iyo wasenye wataye agaciro. Nawe mugore, niyo uri mu rugo rwawe, bene wanyu baraza bakagutura, abamama bapapa bakagusura, ariko iyo washenye urwawe wabaye rubebe. Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Sine Wacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana, mbifuriza kuramba amahoro y'Imana aho muri hose mu mpande enye z'isi, yaba ari mu Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abaturanyi bacu b'i Burundi. Ndabasuhuje cyane, munyereka ko munkunda kandi munyitayeho, kandi nanjye ndabakunda. Mbifurije imigisha y'Imana. Aba diaspora aho muherereye hose ku isi, muri Amerika, ndabasuhuje inshuti zanjye tubiziranyeho tujya tuganira, suhuje abari muri Canada, suhuje abari muri Aziya, ndabasuhuje muntu uri muri Korea tujya tuvugana, ndagusuhuje cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Ni Sine Wacu TV nk'ibisanzwe, ngarutse kubaganiriza kubera urukundo mwanyeretse, muhora munyereka, bituma nanjye ngira imbaraga zo guhora mbaganiriza. Ibyo kuganira birahari, ni muntiza amaso, muntiza amatwi, ubundi mukore subscribe, mukore share, mukore comment, ubundi channel yacu tugeze ku rundi rwego, ubundi dukore tuganire twishime. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki, ngiye kubabwira yuko urugo ari rwiza, urugo ni ijuru ritoya. Bibiliya ubwayo itubwira ko urugo ari ijuru ritoya, kandi natwe ubwacu urugo ni ahantu umuryango ubonekera, ni ahantu igihugu gishinze imizi, ni ahantu hava n'isi ikomoka. Buriya kugira ngo tubeho twisange hano ku isi, twakomotse ku muryango wa Adamu na Eva, niko Bibiliya igize gute itubwira. Ubwo rero hatabayeho umuryango, nta n'abantu bariho. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku muryango, tuvuga ubwiza bw'umuryango, tuvuga uburyo umuryango wacu waba mwiza. Ntago umuryango si ahantu. Hari ukuntu bajya bavuga ngo urugo ni ijuru rito, abana b'abakobwa n'abasore bagahita bumva ni nk'ahantu bazagenda bakinjira bagasanga ni ijuru rito. Ntago ariko bimeze. Rero
uyu munsi ngiye kuba challenginga mwihangane. Ijuru ritoya ni wowe musore wahuye n'umukobwa, mwahuje intekerezo, mwabanje kubitekerezaho. Ubundi mbere yo gushaka we musore, banza wicare wikoresha inama, ubanze wibaza ese igihe kirageze. Ubwo igihe kigeze ni hahandi imyaka y'ubukurira iruzuye. Ese ufite intekerezo zifite ubushobozi bwo guhangana n'urugo? Ese wateganyirije urugo rwawe? Ntago mugiye guhera kuri zero. Hari abantu nagiye numva ngo bakoze ubukwe ngo afite igiceri ijana ry'amanyarwanda. Urabyumva ibyo bintu? Ntago nawe yarazi ibyarimo. Rero kuba mbayibajije ngo mbese banza wikoresha inama umenye ngo igihe kirageze. Ese mfite ibyo gutunga umuryango? Niba wowe ubwawe utabasha kwitunga, uba mu buzima nawe ubwawe budafite ishusho, ni gute wumva yuko ugiye kuzanamo undi muntu warangiza ukabanga uwo muryango uzabe ijuru? Ntago bihari. Aho nta juru rito rihari, ahubwo ni struggle ugiye kujyamo, kuko ugiye kuzana nawe n'undi mukonsomateri. Niba uri umusore ukajya ugiye kuzana umukobwa w'inkumi wabonye w'inzobe w'amataye w'ibere rihagaze, uravuga ati sha uyu nguyu rwose naza tuzatwiryamira twumva ibintu n'ibyo. Aho ngaho ndakubujije uri kwibeshya. Urugo ni inshingano. Urugo ntago ari ahantu ho kuryoshya, ntago ari ambiance, ntago ari kuri beach, si ku mazi. Urugo ni ahantu hakomeye cyane, hasaba intekerezo z'ubwonko, kandi hasaba kuba wikoresheje inama ubwawe ukavuga ngo mbese ngeze igihe cyo kubaka. Aho ni ku ruhare rw'umusore. Umukobwa nawe icara abanza utekereze, ese koko niteguye kuba umugore? Kuba umugore ntago ari ukugenda ukarongorwa ngo twite ubyare. Kuba umugore bibanza gutegurirwa mu mutwe, ukavuga ngo ndetse ibigare narindimo, ndetse ibintu bidafite umumaro narindimo, ngiye kubaka urugo rwanjye, ngiye gukora inshingano zanjye nk'umumama, ngiye kubyara, ngiye kurera, nta bindi bintu binjagarika. Iyo mumaze kwikoresha inama rero mwembi mukemeza ko mugiye kubaka umuryango, ni hahandi umuryango wanyu uzagira gute? Uzabe ijuru rito ryandi twavuze, kuko buri muntu wese ahagaze muri defense ye. Rero umudefenseri mwiza afasha gardien kurinda iki? Izamu. Ubwo rero ni hahandi muzagerayo, kuko wabitekerejeho ukabifatira umwanya, n'uwo mugiye gushakana nawe yabifatira umwanya, mwarateguye, mwapanze uburyo abo muzabyara, mwapanze ibyo muzakora. Aho ngaho ni hahandi urugo rwanyu ruzagira gute? Nubwo muzahuramo n'ingorane, kuko urugo ntago ari ibintu byoroshye. Ni hahandi muzagenda umugore mu mezi ya mbere agatwita inda ikamugwa nabi, agatangira guciragura, agatangira kukubona we mugabo wowe wari wizeye ko mugiye kuryoshya, akajya kubona akakuyambira, akaguha bizu, wazi icyuya cye kigahita kimurukira, agatangira kugira gute? Kuruka, akumva ntashaka kukubona hafi. Aho ngaho haba byatangiye kugira gute? Kugorana. Iyo uri umugabo udafite mu ntekerezo hakomeye, utangira kumva ko umugore yakwanze, ugahita ukumva uko ubuzima bwanze, ugahita wumva urugo rutangiye kukubihira. Ariko iyo umenye ko ari ibyo bihe umugore yagezemo, umenye uko bimufashamo neza, kandi akabisohokamo urugo ruduhungabanye, nawe utumva ko umugore yagize gute? Yakuretse. Impamvu bavuga ngo ukwezi kwa buki, burya ukwezi kwa buki ni nko gusezera ku busore n'ubukumi, kuko nyuma y'uko kwezi muba mutangiye urugamba rukomeye rwo guhangana n'urugo rwanyu, yaba mu buryo bwa finance, yaba ari uburyo bwo kwihanganirana, kuko muzahuriramo na byinshi. Mwahuriraga mu muhanda, mugahurira mu rugo, yiteka ka parufe ahumura, yabrosheje, asa neza, yashyizemo twa tuntu dutumishinye y'umukara, yambaye utwenda turi kwitaye, ukabona ni akamarayika kari aho, ugakwita n'umutipe nawe witayeho, avuga uti beg bogari mbonye. Ariko iyo mugeze mu rugo, kubera inshingano ziba zabaye inshingano, muvuga ngo mwabyaye, umwana akeneye kujya gardienne, kandi gardienne zirahenze. Mukeneye niba mutarubatse mufite muri gukodesha, cyangwa se niba mwana nubatse mukeneye irindi terambere,
ntabwo wa mugabo wawe azongera kubona igihe cyo kujya muri gym ugaterura ibyuma y'amatuza agire gute ahagarare, kuko afite imishinga myinshi. Umugabo nyamugabo afite imishinga myinshi ku buryo arara atagize agasinzira. Na wa mugore rero yahise ahura no kubyara, aba deforme kubera kubyara. Nyuma yo kuba deforme, rwa rukundo rwose yajyaga guha watangiye kurugabana n'abana yagize gute yabyaye. Niba winjiraga akajya kukwakira akaguha ke akakwitaho, arajya kukwakira umwana bararize abarasimbutse agiye kugira gute uhoza umwana, tangiye kumwambika imyenda, kumuhindurira pampa. Nimugera mu buriri igihe yagahindukira umwana barashaka ibere. Iyo rero ibyo bintu mutabanje kubitegura ngo mubyakire mu ntekerezo zawe, niho wa mugabo uzavuga ngo umugore nta kinyitayeho, reka njye gushaka undi kwehe ku ruhande uzanyitaho. Aho rero ntabwo uzaba urimo kubaka, uzaba urimo gutatanya imbaraga. Ubwo rero rwa rugo ntabwo ruzababera ijuru rito pe, ahubwo ruzababera kuzimu gutoya. Mwitegura kuzajya mu kuzimu umuriro utazima, kuko urugo rubi umunyarwanda niwe witegereje aravuga ngo rutwa na gereza. Ntabwo gereza nayo ibayemo, nasaba n'Imana kugira ngo izayindinde, ariko ibyo ari byo byose iyo ntekereje numva gereza atari ahantu heza. Ariko iyo umuntu yageze ku rwego rwo kuvuga ngo urugo rubi rutwa na gereza, nuko aba yarahuyemo n'ibintu bikomeye. Rero ntabwo ijuru ritoya ari ahantu muzagenda ngo mwinjire, mwebwe ubwanyu nimwe muzubaka ubwo bwami bw'ijuru ritoya, mufatanyije, mushyize hamwe kandi mukundana. Icya mbere ni ukubanza ukicara ukiga ukavuga ngo mbese igihe cyo gushaka kirageze, ukareka ikigare. We musore, ibigare mwagendanaga ngaho mwagiye mu kabari, mwagiye aha n'aha, muri mu bintu ibi n'ibi bidafite umumaro. Iyo wageze mu rugo ibyo bintu urabireka kugira ngo urugo rwawe rugire rukomere, kuko mu rugo bagukeneye. Ikindi kandi uba ukeneye gukora cyane kugira ngo urugo rwawe rugire gute rugire iterambere. Nawe mukobwa, bakobwa mwagendanaga mukajya ku mazi, mukajya kuryoshya ngaho mwasohokeye aha ngaho mwagize gute ngaho muri kwifotora, iyo biba byarangiye wageze mu nshingano urimo guhangana n'abana wabyaye, uri guhangana n'inshingano zo kwita ku mugabo, kandi uri no guhangana n'iterambere ry'urugo. Ibyo bintu iyo mutabivuyemo rero ni hahandi urugo ruzaba bihira, mugatangira kugongana, mugatangira kwitana ba mwana, ugasanga urugo rwanyu rurasenyutse rutamaze iminsi, kuko ntabwo mwigeze mubitekerezaho, ahubwo mwararyoheje muravuga ngo uko dukundana tukatubona tuberanye tuhagiye mu rugo, mukagenda mu bintu bitagize gute mutatekerejeho. Rero ndabasabye mujye mu rugo mwarutekerejeho, kandi urugo ni inshingano, ntabwo ari ahantu ho gutemberera, ntabwo ari mu butembere, ni ahantu ugiye guhura n'ibintu bikomeye. Kandi ikindi kwihangana nicyo kintu cya mbere cyubaka urugo, kuko wa mukobwa ntiyigeze akwereka uruhande rwe rw'intege nkeya, nta rwigeze akwereka ingeso ze mbi, ariko nugerayo uzasanga yajyaga guhamagara ngo robe sheri, azakubwira nabi uvuga uti uyu ni umugore nashatse cyangwa karate. Na wa mugabo wajyaga kugira ati nzaguha isi, nzaguha ijuru, nzagira gute, nzagutetesha, kubera inshingano zabaye nyinshi. Hari igihe uzasanga zakeya guhaga ntaza kiguhaye, atari uko akwanze, ahubwo kubera inshingano zagize gute zabaye nyinshi. Iyo rero utabaye umuntu wabiteguye mbere, uravuga ngo nta gushira kintunga, ntago kinyitaho, nta kinsohokana nk'uko twasohokana gake. Musohoke kandi mukeneye kuzubaka, musohoke kandi mukeneye kugura imodoka, musohoke kandi mukeneye kwishyura amafaranga y'ishuri ry'abana. Reka da, hari igihe nyine mugira ubushobozi mukaba mwanasohoka, ariko ntabwo mwabikora nk'uko mwasohokaga mukiri abasore n'inkumi. Iyo mutigeze mubitegura ibyo bintu, mugera mu rugo rukababera gihonomu. Niyo mpamvu uyu munsi naganirisha abasore n'inkumi bakeneye kurushinga, no kugira ngo mujye mwubaka rumara amezi 2 twumve rwarangiye. Mbere yo kujya kuzana umugore, banza umuzane mu ntekerezo, kandi ugisha inama nawe musore, ugisha inama abubatsi, ubanza ubaganiriza umenye ngo, kandi ugisha inama abantu bafite ingo nziza, apana babandi bakubwira ngo abagore ni babi, cyangwa nawe mukobwa ngo ugisha inama babandi bakubwira ngo abagabo ni babi. Umugore yaba mubi kimwe nuko umugore yaba mwiza, umugabo yaba mubi kimwe nuko umugabo yaba mwiza. Rero
azaba mwiza wabigizemo uruhare, kandi azaba mubi wabigize gute, wabigizemo uruhare. Mugisha inama abantu bafite inama nzima, babakundisha urugo. Urugo ni rwiza. Umuntu udafite urugo, umuntu utifuza urugo, sinzi ikindi kintu yakwifuza, kuko urugo rwiza nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima ugira ukavuga utaha Imana niryo juru ritoya. Aho ugenda ugasanga abana barakuyambira dadi, umugore akakwakirana ubwuzu, akakwitaho, akaguha keya, nawe ukamubaza uti bebi mwiriwe mute, umuzaniye akantu, ugize gute, mu bukene bwanyu cyangwa mu bushobozi mufite. Ntugende ngo muheranwe na mirimo namwe mwiyibagirwe, mukitana. Ariko mbere na mbere mukaba muzi yuko urugo ari rwo tageti. Byagenda gute, byapfa byakira, muvuga ngo tugiye kugira kubaka. Rero bifurije kuzagira ingo nziza. Abarimo kwitegura kubaka ingo, Imana izabahire kandi bahumugisha. Muzagira ingo zizira imyiryane, muzakundane kandi muzarase ku ntego yo kubaka umuryango ariwo muzashyira imbere kurenza izindi nyungu. Imana kandi izabashyigikiye, namwe muzabiteganya. Imana izabaha amahitamo meza, muzagira imiryango myiza. Kandi n'abayubatse, niba ari aho bitari kugenda neza, mwisubireho ko gusenya ni agahinda, gusenya ni umubabaro, gusenya ni ugusuzugurwa. Hari igihe uba uri umugabo mu rugo wubashywe na sosiyete ikubaha, ariko iyo wasenye wataye agaciro. Nawe mugore, niba uri mu rugo rwawe, bene wanyu baraza bakagutura, abamama bapapa bakagusura, ariko iyo washenye urwawe wabaye rubebe, nta n'umuntu umenya ngo uba hehe, cya cyubahiro kiba cyarangiye. Niyo mpamvu mbifurije imiryango myiza izira amakimbirane. Imana ibahumugisha kandi